ikeneye abamama basenga, isi ikeneye abakobwa basenga, isi ikeneye abakobwa n'abadamu basobanukiwe agaciro ko gusenga. Nubona umuntu usenga uzamwubahe. Ushobora kumucaho wumva wanamugize umuntu uciriritse, ariko umuntu usenga aratungurana. Umuntu usenga aratungurana, umwanya uwo ari wo wose yagutungura. Esiteri yisanze ari ibwami, yisanga yagiriwe ubuntu bwo gusimbura umwamikazi witwaga Vashiti. Habaho amatora, ibyabaye ni birebire cyane. Atunga inkoni n'umwami, mu by'ukuri nta cyizere nawe ubwe nta cyizere yari yifitiye. Tujye mu bamisi b'iki gihe, urabona wajyamo, tuvugisha ukuri. Ariko Imana yagutunze inkoni, waca kuri bagisa nibabisabo, wabacaho, wabadepasa, wabarenga, wajya ibwami, kuko wamenye ibanga ryo kubaha Imana. Ubuse n'abamama muzi bari mu ngo bazirambyemo, batazi no koza isafuriya, batazi no guhanagura n'ibirahure, ntibahari. Batazi intebe n'amarido bidahuye, kandi atari uko ubushobozi bwabuze, ariko wowe ugerageza kubijyanisha, ukabura ukubwira ngo good morning, uyikwandikiye mu gitondo ntazagaruka. Kandi umuntu agiye kuri kamera yihengetse uko bitari ngo kugira ngo umudiyasipora azamubone. Ni ukuri Yesu atabirimo yareba uhengamye. Yesu atabishyizemo neza, umudiyasipora wajya uririmba akabona umuntu ugeze iyo, kavuga ati ye baba we umuririmbyi aveho. Ariko Yesu yabishyiramo neza, yagutunga inkoni, waririmba we utazi no gukurikiranya ibitero, akavuga ngo n'uyu. Haleluya. Reka mbabwire, aba bagabo bakunda keya, aba bagabo bakunda umuntu ubabwira neza, aba bagabo bakunda umuntu ubaha icyubahiro. Kubera iki? Imana yarakibahaye, ni icyabo. Mububahe, mumenye igihe cyo kubabwira ibibazo byanyu n'igihe mudakwiriye kuvugiramo. Atashye, kandi murabona ko nta maherena nigeze nambara, yatahanye uduherena mu mufuka tw'umuntu bari kumwe. Sinamenye niba ari umukobwa niba ari umudamu. Mu gitondo ngiye gufura ntusangamo, ndadufata ndushyira ku meza mu cyumba. Ikindi gihe mpamagarwa n'umukobwa bari bararanye, nari maze igihe ntamubona, arampamagara ambwira ati mva we dutesha umutwe. Ubwo nari nahamagaye umugabo maze se urataha ryari, uri amahoro? Uwo muntu aba ari we witaba fone, ati mva turakwiyamye, uri kuduteza stress rwose. Ndavuga niyo I'm very sorry. Wa mukobwa arongera arayegura, arakubeshya, kumwe mu gitanda ahita yifotora ifoto arayinyoherereza. Twimutse mu gipangu bazi ko twimukanye, akajya ambwira none se babanze mu modoka ibyawe cyangwa ibyanjye. Kandi turi kwitana sheri, kandi ibyo byose murihangana, nabyo biba bikenewe. Ziyambayeho ndi umuhanuzi. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bafite hydrotherapy
mashine yirukana ibinure amaraso agatembera neza, ikaringaniza umubyibuho, ugaca ukubiri n'indwara zikomeye nka diyabete. Hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri, dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda. Bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza, bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. iyi nimero iri no kuri WhatsApp. wenda mwumvishe kubaje kare ukabukirakaye byaba bibabaje. Hasi mu isoko aha ni ahantu Imana itangira umugisha. Haleluya. Munezererwe rero muri mu nzu y'Imana, kuko aha ni ahantu twese twisanga turi abana kwa data. Imana ishimwe. Kubw'ibyo rero munezerwe mu nzu y'Imana. Reka dukomere data wa twese amashyi, tumwakire muri iri teraniro. Haleluya. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, turakubashye, duciye bugufi mu mitima yacu. Turavuze ngo niwongere ushyirwe hejuru, kuko watwemereye kuboneka ahitirirwa izina ryawe. Aha ni ahantu wavuzeho amagambo akomeye, ubwo umugaragu wawe Salomo yari amaze kubaka inzu yitirirwa izina ryawe. Arakubaza ngo niki uvuga ku bazayizaho, urangije uramubwira ngo nubwo abantu banje nzaba narateje igihugu ibyago bikomeye, uramubwira ngo ariko abantu bitirirwa izina ryanjye nibasenga berekeje amaso kuri iyi nzu, nzabumva ndi mu ijuru. Ubwo bazasenga bakihana bakareka ingeso zabo mbi, njyewe Uwiteka nzabumva, mbakize, mbababarire, bakirize n'igihugu. Aha wahavuze amagambo akomeye. Iyi ntabwo ari inzu y'umwana w'umuntu, kuko twahakandagisha ibirenge. Hahindutse ahera kuko duhari, hahindutse ahera kuko hari abantu bubaha izina ryawe, hahindutse ahera kuko hari abamama basobanukiwe ubwiru bw'ubwami bwawe, hahindutse ahera kuko hageze abakobwa basobanukiwe ibanga ryo kukuramya. Turahari data, hari n'abagabo, hari n'abasore bahishuriwe icyubahiro cy'ubwami bwawe, baciye bugufi imbere yawe. Tuzanywe no kukuramya, tuzanywe no kuvuga gukomera kwawe. Turaguhaye ikaze ngo usobane natwe. Iri teraniro mwami uribemo, hagaragara ibimenyetso n'ibitangaza muri iri teraniro. Wiyubahishe mu buryo bwose bwo kuryiyubahishirizamo. Abaje bumvisha amakuru babwiwe n'abandi, hari abayumvishiye ku ma YouTube, ariko uyu munsi biyiziye kugira ngo barebe imirimo n'ibitangaza bikorekera aha. Reka nibaze gutahiraho, ahubwo bakoreho. Mwuka wera bahe gutahana igitangaza kivuga, Mwuka wera bahe gutangaza ikimenyetso cy'ibyiza, kubwo gukandagira ku butaka bwawe bwera. Tugukomeye amashyi nanone kandi tukuvugisha impundu, kuko uri kumwe natwe. Cyubahiro n'ikuzo bibe mu izina rya Yesu, amen. Cishijwe bugufi imbere ya byose no gushima Imana by'umwihariko. Imana yakoze kunyemerera kuza muri iri teraniro bidasanzwe. Dukomere Imana amashyi kubw'umushumba. Mushumba wanyu tuziranye kera, ntabwo ndi bubivuge, ni kera cyane, kandi twamenyanye kubw'umurimo w'Imana. Ariko ikintu gikomeye muziho kandi n'ubu nkimubonaho, akunda abakozi b'Imana. Twigeze kujyana gukora umurimo w'Imana, ashobora kuba atabyibuka. Arantegera waza n'amaguru. Icyo kintu buri munsi ndagitekereza. Yarantegeye kuko ngiye kenshi nkunda kwambara inkweto ndende. None warambwira ati ahantu tugiye, twari tugiye gufeta gusangira n'umusista umwe wari wasoje amashuri, tujya kwishimana nawe, ariko tuvuye gusenga Kabusunzu. Aravuga ati ntago wagerayo n'izo nkweto. Twese nta mafaranga twari dufite, ariko arihangana. Aravuga ati nubwo ntayo dufite, ariko ndagutegera wowe. Haleluya. Ugereyo utananiwe. Ibaze ko hashize igihe, ariko ndacyabizirikana.
icyo kintu yakoze cyanyeretse ubumuntu. Kugira ubumuntu ntabwo ari ugukora ibintu bihambaye cyane, ahubwo ni ukuzirikana ikintu cyiza wakorera mwene so. Na wa muntu wahaye amazi afite inyota, ni ubumuntu wamugaragarije. Iyo neza Kristo azayikwitura ukiriho. Imana iguhereze umugisha. Haleluya. Kandi ikindi namukundiye, ntago yiharira agatuti. Nimba ivuga gutyo, hari abashumba benshi batajya bemera gutanga umwanya ngo abakozi b'Imana bavugwe ubutumwa, ariko dukomere Imana amashyi kubwe, kuko abasha no gutumira abakozi b'Imana bakagabura ijambo ry'Imana. Ibi ni ibirenze ubutunzi umwana w'umuntu yaguha, kuko ubundi ku murimo wa data, kandi data ajya abasha kuduhemba ibirenze ibyo umuntu yakura mu mufuka we akaguha. Ese ijambo mvuze muraryumvishe? Ibyo biba birenze ko umuntu yabara amafaranga akayaguha, kukwemerera kuza gukora umurimo w'Imana. Nigeze kujya kubwiriza ubutumwa ahantu hamwe, ndababwira ngo ntidugahererwe ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Nubona Imana yarakugiriye icyizere, ukagira ubuntu bwo kubona aho ukorera umurimo w'Imana, ntukabibone nk'ibintu bisanzwe, ntukabibone nk'ibintu biciriritse, ntukabibone nk'ibintu by'abantu badafite ubwenge. Ni ibintu by'abantu basobanukiwe. Haleluya. Abantu bagiye kuramya Yesu ntago ari abaswa. Ubwo Yesu yavukaga, abantu bagiye kumuramya ba mbere ni abatunzi bafite izahabu n'ifeza, abandi ni abanyabwenge. Haleluya. Ntabwo ari abaswa. Mwikomera amashyi, ntabwo muri abaswa, muri abahanga, muri abanyabwenge, kuko mwabashije guhishurirwa Kristo Yesu uwo ari we n'agaciro afite muri mwebwe. Imana nishimwe. Ciye bugufi rero shima Imana kubw'amavuta y'umushumba wangiriye icyizere akantumira kugira ngo nze dusangire ijambo ry'Imana. Kandi Imana iri aha hantu. Haleluya. Imana iri aha hantu. Nuze gutekereza ko abantu babanza kuguruka ngo bapfumura amabati batigite wapi. Ntabwo ari byo bigaragaza ko Imana ihari. Imana irahari. Irahari. Presence y'Imana iri aha hantu. Kubaho kw'Imana kuri aha hantu. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Kadusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Esiteri. Igitabo cya Esiteri, turasoma imirongo myinshi ariko turagenda dusimbuka. Ibice byaho ni 4, turasoma duhere ku murongo wa 15. Igitabo cya Esiteri ibice 4, turahera ku murongo wa 15. Haravuga ngo nuko Esiteri atuma kuri Morodekayi, aramusubiza ati, genda uteranye abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa, munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Kadusome ibice 9, turasoma imirongo mike cyane, umurongo umwe gusa. Aravuga ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Nimwakira ijambo ry'Imana. Turaza kugoma twumva
mukomere ijambo ry'Imana amashyi. Haleluya, haleluya. Ndashaka ko tuganira ibanga ry'abamama bamenye gusenga n'abakobwa. Ninjya mvuga abamama n'umukobwa azajya yiyumvamo, kuko umumama ntiyaba umukobwa, ariko umukobwa yahinduka iki? Umumama. Ninjya mvuga abamama, uri umukobwa nawe ujya ukurura wishyira, kuko nicyo twifuza. Turifuza kubona abakobwa bubaka ingo z'umugisha. Mushumba hari ikintu atazi, ubu ngiye gushyingira le 30 kuri 30 z'uku nzashyingira umuhungu wanjye, afite mariage. Haleluya. Kandi ntago wabimenya. Hari abasore rwose bangana nawe bajya bantereta ngaseka ngahere ngavuga se, iyo niyambariye akajipo agakanzu barantereta cyane, ngavuga yo yaba mwari mubizi ndi umubyeyi ukuze, nagiriye ubuntu na Kristo, shaka ndi muto, ndashakiye ku myaka 15. Nishatse ndi mutoya, ngira ubwo buntu nyine ndabyara, kandi ntago nishingiye, nta nubwo bantereye indi wacu. Baranterese bantesha umutwe, ababyeyi bafatira icyo cyemezo bati rero katukubushyingire nyine nakunze. Cyane ko tutari turi muri iki gihugu, twari turi hirya yaho gatoya. Icyo gihugu twarimo cyarabyemeraga. Haleluya. Nuko nabyaye Ndayizeye Eric, rero ni umuhungu mwiza, ndamusuhuje, ndabizi ko azabikurikirana iki kiganiro. Ndamusuhuje, ndamukunda cyane, ni umuhungu utuje, uvuga amagambo make cyane, kandi ukora ibintu byo ku murongo neza. Nawe rero yagira ubwo buntu, Imana ikajya imumuha amasezerano, ikavuga ati umwana wawe nawe azashaka akiri muto. Nawe nubwo agiye gushaka aracyari muto, ni muto cyane, kandi yagira ubuntu bwo kubona akazi akiri muto cyane, yari atarageze no ku myaka yo gufatana ID. Ubwo buntu Yesu yarabumuhaye, ciye bugufi shimye Imana ku byo yakoze ku mwana wanjye. Haleluya. Ibyo byose byavuye kandi mu gusenga. Abamama basenga babasha guhindura isi. Isi ikeneye abamama basenga, isi ikeneye abakobwa basenga, isi ikeneye abakobwa n'abadamu basobanukiwe agaciro ko gusenga. Gusenga bihindura ubuzima, gusenga bihindura umuntu izina, gusenga bihindura umuntu gusenga. Nubona umuntu usenga uzamwubahe. Ushobora kumucaho wumva wanamugize umuntu uciriritse, ariko umuntu usenga aratungurana. Umuntu usenga aratungurana, umwanya uwo ari wo wose yagutungura. Mwaba muturanye muri quartier ukamusuzugurira icyo, ukamusuzugurira ko muhurira kuri boutique, ugahaha byinshi agahaha biki, ariko umunsi umwe azagutungura. Haleluya. Ushobora kuba utazi no kwitera makeup, utazi nuko babijyanisha, ntabyo uzi, ariko Yesu azabikwigisha. Haleluya. Yesu azabikwigisha. Icyiciro cyose ugezemo Yesu ajya kwigisha kukibamo, kandi ntusebe. Abamama bubaha Imana, abamama basobanukiwe agaciro ko gusenga, bahindura ingo zabo paradizo. Hari umumama mperutse gufasha, ntago ndi bumuvuge mu izina, yari afite ikibazo. Imana iduhe abahanuzi barenga kureba ibiri mu mitima, bagatobora igikuta, bakareba ibiri ku mutima w'Imana. Kandi mufite uwo mugisha, kuko mufite umushumba ureba ibirenze. Haleluya. Yarampamagaye ngo mufashe gusenga, turasenga. Njye mubwira bitandukanye n'ibyo abandi bahanuzi bamubwiye, kandi njye namubwiraga shaka ko yubaka. Ariko abandi abo yari yabanje guhura nawe bari bamubwiye ngo rero
dukurikije ibyo twabonye, kandi byari ukuri, ibyo bari beretswe byari ukuri, ariko ukuri kose siko kuva ku Mana. Ndabeshya. Arangije ndamubwira ni Imana ntabwo isenya, Imana irubaka. Arambwira ati uri kumbwira gute kandi bambwira ko umugabo azanyice? Ndavuga ntumva, amasengesho ajya abasha guhindura umutima w'umuntu, agahindura uwari ufite umutima wibuye ukoroha ugahinduka umutima w'inyama. Turasenga, ndamubwira n'ikimenyetso cya mbere, mugiye kuva ahantu mutuye. Arambwira tupfa kandi uri none urwo n'ivangirwa riri special. Ndamubwira ntago ari ivangirwa. Ngewe muhanurira ibyo, haciyeho iminsi none aramukubita hafi kumumena ijisho. Yampamagaye ambwira ati ngwino urebe bya bintu, umbwira ngo nihambire. Noneho yamenye ijisho, yampamagaye aboroga, ari nkawe w'umuhanuzi wahanuye amahoro, umuntu bakamutera ikofe hafi kumukuramo ijisho. Waba ugifite ijambo? Ariko burya Kristo ni umunyembaraga. Nababwiye ibi nta kintu bitwaye Imana. Haleluya. Ibi biroroshe, ibi ntacyo bitwaye. Kristo agiye kubikoreramo, aguhe promotion. Imana imutegeka kugukorera igitangaza atari kuzakora. Arambwira ngo icyo mpfa nawe uhora umpa morale. Umpa morale azarinda nigamaza ankuremo umwuka ukimpa morale. Ndamubwira ni ntacyo, niyo morale wari uyikeneye. Ntukemere guhura n'abantu bakubwira ngo ntago bizemera. Ntukemere guhura n'abantu bakubwira ngo ubundi byacaye. Hoya, iby'abana n'abantu badashoboye, iby'imiryango yawe yananiye, Kristo arabishoboye. Vuga ngo amina. Nkamubwira nti ibingibi bigiye kurangira, mwurire indege mugende. Atumva none wo morara mayo we, nabwaraga ari morara uragiye. Ubu nagakiri hano, haciyemo ibyumweru 2, aramwe ngo ndi gushaka ibyangombwa by'abana, turagiye. Haleluya. Byo ntabwo mbibabwiriye kugira ngo mbiyemereho, ahubwo Imana yacu ivuguruza imigambi ya Satani. Mumama asobanukiwe gusenga, ahindura umugabo we umutware. Kajya kubwira hani sweetheart twatuzina twiza twose. Kandi uyu munsi umuntu batabibwiraga arataha nimwongera kuntumira muzategure gato, muzashake keke, twirukane ibintu bishaririye, turya ibiryoshye. Turya iki? Ibiryoshye. Ukaryaho niyo waryaho gato ugatangira kwatura ibintu biryoshye mu buzima bwawe, ukirukana ibintu bishaririye, ibintu byakubihiye, ibintu byakururiye. Uyu munsi ugatangirana n'umunezero w'ibiryoshye wawe. Birakora, ni acte prophétique only. Nimugire yishurirwa muzabikora. Haleluya. Cyangwa nuza gutaha ukigurira agakeke, uvuye ngo uguhera uyu munsi ntangire n'ibiryoshye, guhera uyu munsi ibintu bishaririye mu buzima bwanjye, amagambo abishya mveho, ninjire mu kubwirwa amagambo meza. Haleluya. Abamama basenze bahindura imiryango yabo paradiso. Twasomye ijambo ry'Imana, dusoma inkuru z'umukobwa witwa Esther, yitwaga Hadasa mbere. Yari umukene nyuma yuko wibona wowe kugaragara, yari inyuma yawe, ariko amenya ibanga ryo gusenga. Haleluya. Bantu bahishuriwe ibanga ryo gusenga, ibanga ryo kubaha Imana. Ririmbyi yigeze gutera ikorasi, kandi buri umuntu wese wateye ikorasi byamugiriye uko. Aravuga ngo kubaha Imana birayinezeza, kubaha Imana birayinezeza. Umukobwa wubashye Imana
atandukanye cyane n'umukobwa utarubashye Imana, nubwo yaba yarize amashuri menshi adafite kubaha Imana, aba ari umuntu uciriritse. Haleluya. Esiteri, ntabwo ndi bujye mu byabanjirije, ndashaka kwinjira mu gice twasomye. Uyu muryango Esiteri yisanze ari ibwami, yisanga yagiriwe ubuntu bwo gusimbura umwamikazi witwaga Vashiti. Habaho amatora, ibyabaye ni birebire cyane. Atunga inkoni n'umwami, mu by'ukuri nta cyizere nawe ubwe nta cyizere yari yifitiye. Tujye mu bamisi b'iki gihe, urabona wajyamo, tuvugishe ukuri. Ariko Imana yagutunze inkoni, waca kuri bagisa nibabisaba, wabacaho, wabadepasa, wabarenga, wajya ibwami, kuko wamenye ibanga ryo kubaha Imana. Niyo ureba umurari, iyo Imana ikubahishije, umurari wawe ntugaragara, ikwambika rineti, abantu ntibabibone. Ubuse n'abamama muzi bari mu ngo bazirambyemo, batazi no koza isafuriya, batazi no guhanagura n'ibirahure, ntibahari. Batazi intebe n'amarido bidahuye, kandi atari uko ubushobozi bwabuze, ariko wowe ugerageza kubijyanisha, ukabura ukubwira ngo good morning, uyu kwandikiye mu gitondo ntazagaruka. Yo, haleluya. Ndabeshya se? Uyu munsi Imana iguhe poromosiyo. Ni ku ijambo rivuga ibanga ry'abamama n'abakobwa bamenye gusenga, babarusha muri byose. Nujye wireba ujye uvuga ngo ndabarusha muri byose. Miruwari ntikakubeshye, urabarusha muri byose. Niba muri wowe harimo kubaha Imana, uzabadepasa, basigare bibaza ngo ubu hari abantu baraho ngo bategereje ngo za pase, ngo ba diaspora, n'induti nabo bararushye nk'ukurushye. Kandi umuntu agiye kuri kamera yihengetse uko bitari ngo kugira ngo umudiaspora azamubone. Ni ukuri Yesu atabirimo, yareba uhengamye. Yesu atabishizemo neza, umudiaspora wajya uririmba akabona umuntu ugeze iyo, kavuga ati ye baba we umuririmbyi aveho. Ariko Yesu yabishyiramo neza, yagutunga inkoni, waririmba we utazi no gukurikiranya ibitero, akavuga ngo n'uyu. Haleluya. Mukobwa wasenze yambara bodaboda muri karitsiye, akabyuka afashe umweya akubura, avuga ngo zakagendana, zakagendana, agakiza k'Imana we zakagendana. Akavumbi kamurenze, naheruka no kwiborosa, ariko yihanganye, naza kurangiza gukubura arafata agati, ajya abwira Yesu muzangurira borosada na korogati. We abantu biboroshesheje ibiti mugira guki. Yo, haleluya, haleluya, amina. Si muri benshi none se ninde wakwigishije kuborosa ukoresheje borosada na korogati? Yesu yabishyizemo neza. Ubu hari utundi bati haleluya. Iyo abanye na Yesu akwigisha ubwenge bwose. Uzi muri bya bihe byacu twagiyemo by'ukwezi, hari uwaheraga mu nzu, isogisi rya musaza we rikaba rihuye n'ikibazo neza, ubundi agasohoka. Ndabeshya? Isogisi gacungana n'iryatambaye cyangwa yatinda kubyuka. Ariko dufite Imana. Haleluya. Umumama amenya gusenga ibyo bihe byose, ajya bimutambutsa, akabirenga, akagera ku rwego ashinga uruganda.
Esiteri yisanze amahirwe yo kuba ibwami yamugezeho, kandi mbasaba iki kintu, kuba ibwami bisaba no kwiga iby'ubwami. Ubu hano turi twaje kwiga iby'ubwami, kuko hari abantu bagiye kuva aha batangira kwinjira mu buzima bw'ibwami. Uko ni ukuri, uko ni ukuri, uko ni ukuri, ndabihamije, uko ni ukuri. Haleluya. Amina. Sizi impamvu ninjiye muri ibi bintu cyane. Nigeze kujya Uganda baranyakira, ninjiye muri dushe imerayo igisirimu kirarutana musho. Tugiye kwiga ibintu by'ubwami byose. Ibyo bitubwira bitewe nuko nari ninjiye ahantu hatandukanye, yego, dushe itandukanye n'iyanjye, kandi nanjye nogera ahantu heza pe, ariko uburyo ibyiza bigira gute, birarutsana. Ntuziyemera nugera aho bitemera uzabaze. Information nayo ni nziza, amakuru. Niyo mpamvu uri hano, hari amakuru ijuru rigiye kuguha, hari amakuru ijuru rigiye kukwakiriza. Mukore ubwaba mu mitima. Haleluya. Mukore protokole ariko namwe mwakira ibyanyu. ni ukuri. Haleluya. Amina. Esiteri bamuha amakuru. Mwene wabo wabaga ku irembo ry'ibwami aramubwira ati rega, hari amakuru mabi twatanzwe ibwami, ntago biri bwemere kubaho, ntago bizavamo. Ayiwe, ariko abantu bamenye ibanga ryo gusenga bavuguruza imigambi yose. Haleluya. Esiteri niryo jambo twasomye, arabwira ati nimugende musenge. Yababwiye gute? Gende musenge, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza gutyo, dusenge iminsi 3, ntihazagira urya ntihazagira unywa. Haleluya. Nyuma y'amasengesho nziyemeza, reka nkubwire, hari ibintu bigiye kuba nyuma y'aya masengesho. Haleluya. Aravuga ngo nyuma y'icyo gihe nziyemeza njye imbere y'umwami, nubwo bitemewe, nubwo nta ruhushya, nubwo bitemewe kujya ibwami utatumiwe, ariko nzajyayo. Niba ari ugupfa nzapfe. Kankubwire, gusenga harimo ibanga. Utaza kumva abantu bavuye mu ntara, ntago baje guhamba imbwa hano, ntago baje kureba ibi byose. Ukuboko kw'Imana kuraha abantu mwavuye mu ntara, kuraha kugira ngo kubagirire neza. Anishimwe. Barasenga. Haleluya. Amina. Aba mama tugiye kubaka ingo zacu, Amina. kandi tubifatanye no kubaha Imana. Haleluya. Kandi zibe paradizo. Ukuri. Ingo zigiye kuba paradizo. Amen. Umumama wamenye gusenga ntabwo avuga byose muri karitsiye. Hoya, ntabwo abyukira muri karitsiye kuri ku muturanyi ngo ajya kumubaza ngo umushyushyu uri he. Hoya. Oya. Ba mama buriya hari ibintu ntigeze nkora ntazanakora pe. Sinshobora kuzindukira mu rugo rw'umuturanyi wanjye nta byacitse, nta kindi kintu kidasanzwe cyahabaye. Ukora iki koko? Umushyushyu kubana inkuru, hatuzi inkuru uzi byabaye byacitse. Burya baraye banigana, njye numvaga we wari waryamye. Ayo makuru ntagezweho, hagezweho amakuru y'ibyo Yesu yakoze. Ntabwo ibyo bigezweho. Dukeneye abamama bazi gushyigikira ingo zabo, barwanira ishyaka ingo zabo, bazinduka kare. Nasuwe n'Abarabu
nkora ikosa ndaryamira, baraneguye mushu umwe rwose tubasha kumvikana mu rurimi, yarambwiye ngo natangaye cyane, natangaye burya namwe muri nk'abagore b'iwacu uraryama kugeza saa moya, umugore muzima byuka asanga he saa 11, kuva bambwirira iryo jambo sinongeye kuryama. Ndabyuka, ugomba kubyuka mama, mukobwa ura ngo babanze babateka icyayi gishe bagitegure, ubyuke wigorora wirambura wayura, hanyuma icyayi cyahiye cyatetswe nande se niba utabyutse. Aba mama bakuru ese ntimwumiwe? Aba mama bakuru barimo hano, ibintu mubona mwarumiwe? Mwarumiwe? Mwarumiwe pe. Gute umwana w'umukobwa abyuka saa 4? Umukobwa usenga abyuka saa 4 gute? Gute se? Ndi kujya kwinjira mu ijambo ry'Imana hakaza ibyo. Haleluya. Amina. Gute uryama ukabyuka saa 3 saa 4 uri umwana w'umukobwa uri umudamu? Nubwo waba ufite umukozi, ntabwo umukozi yaje gukora byose, wowe urakenewe kureba iby'urugo rwawe. Ntabwo umugabo bikwiye ko yitegurira icyayi cyangwa ko asanga umukozi ari wateguye icyayi. Gute se? Gute koko? Niba mushaka kuba abakobwa abadamu, mushaka guhindura ingo zanyu paradizo, kuba umukristo ntibikuyeho kugomba no gutunganya ibyo mu rugo rwawe. Kuba ufite umukozi ntibivuze ko utagomba gukora mu rugo rwawe, ngo ubyuke ufate rakrete urebe aho umukozi atabasha kugera, ugere muri dushe yawe urebe. Muri iki gihe cy'izuba aho rwose ni ibindi. Amasezerano yose Imana yakubwiye nutayatangira kuyinjiramo ntabwo azasohora. Niba Imana ivugana nawe kuzaba umudamu udasanzwe, uzakomeza abandi, uzahagarara ahantu abandi badamu batahagarara, birakwiye ko Imana ikubona mu ishusho y'icyo yavuganye nawe. Saa 5 ngo urabyutse wayura ngo ugiye kunywa icyayi, ni ukuri kw'Imana. Hari aho nagiye sanga abakobwa 3 bose bararyamye, mama wawe niwe ubyutse ati mukozi w'imati waje, ati aho ivumbi, ya data we hari uhuha ivumbi, ati waje, ati hangana abakobwa wanjye bararyamira. Yewe ngiye nafata igiti, nta mikino, ngiye nta mikino. Ubwo si ibyo bintu wabisobanura ute kweri? Uraryamye urabona ngo naraye mu ikayi ngo niyo waba wize online se uriga ayabandi batize kweri? YouTube rero zaragaciye we, no stop. Urutoki ntiruva. Yewe ngo murashaka ba diaspora ntabo muzabona, ntabo muzabona. Hariya none uzakora n'inzara zivemo. Hariya nta mikino, hariya nta mukozi, hariya nta muyaya. Oya, wigira mu gikoni ukikoropera, ukajyana imyenda muri makino, ukifurira, ukiterera ipasi, ukajya gucura abana, ufite stress. Yo, ngaho mu diaspora uzanywa amazi wiyongeza andi. Esteri mpamvu yatinze ibwami, yari umukobwa wakuriye mu cyaro, umwate waraje, azi ko bafata akabuye bakoza umwate gasigaho utuvuta nijoro agiye kuryama. Yari azi kuzinduka akajya gukura ibijumba mu kabande, uri kumva? Akazinduka akaza agakukira inka,
hano hari abantu bakuciye inka kikorera igitebo noneho wakutse amase mu gihe cy'imvura yewe narayakutse we akajya amanuka hano haleluya ikizagutiza ibwami ni uburyo uzitwara kujya ibwami si ikibazo ahubwo uzitwara ute nugerayo gutinda kwawe ni uburyo uzitwara ugeze ibwami mpamvu umushumba wanyu mukunda yarisobanukiwe mbuza andi madolari hariya ntayarimo ariko nzagaruka vuba ngushimire siri reka mbabwire ngewe najyaga bakurikirana mbona ukuntu protokole zambaye nkavuga ni very smart ibintu byiza ibintu bisobanutse haleluya Esteri yari yaramenye ibanga ryo gusenga guhendahenda Imana yari azi igihe cyo gusanga umwami n'igihe adakwiye kumusanga yari azi igihe cyo kuvugiramo n'igihe kitari cyo kuvugiramo Imana ibigisha ubwenge ntabwo umugabo igihe cyose asabwa hari igihe cyo kumusaba hari isaha yo kumusabira icyo ushaka hari isaha yo kumubwira ibiri ku mutima wawe hari isaha yo kumubwira ngo hari ikintu nkeneye ntabwo ari ukumutega ari ku meza no ugasanga kubera yuko hari ikintu ukeneye ugateka yajya ku meza akinjira nta no kumubwira ati welcome daddy wapi naho abana nibo baza bayambira papa uraje nawe umugore kuko hari ukuntu bitameze neza yarakaye ntashaka akanaguhengera ugiye ku meza kurya sorry akicara papa kana nta byasheri ntabwo yabiguha reka mbabwira aba bagabo bakunda keya aba bagabo bakunda umuntu ubabwira neza aba bagabo bakunda umuntu ubaha icyubahiro kubera iki Imana yarakibahaye ni icyabo mububahe mumenye igihe cyo kubabwira ibibazo byanyu n'igihe mudakwiriye kuvugiramo hari umwanya wo kuvugiramo ibyo ukeneye ese uricaye pakana nta nubwo uri kumureba wirebeye hirya kandi ubwo ari kurya pakana none se wari ubizi ko gaze yashize ubwo ni umwanya wo gusabiramo gaze kuko ni umwanya wo kuvugiramo ko amakara yashize ni umwanya wo kuvuga ko sikurufizi zabaye ikibazo mureka banzarye reka banzarye abanza aruhuka avuye muri stress hanze haleluya avuye muri stress aje iwawe aje mu rugo akeneye ko ari wowe umufasha kuruhuka akeneye ko ari umufasha kuruhuka abakobwa mwitegura kubaka mu byumvi breda shawa ziri hanze zirababeshya nyinshi ubu zabaye business Imana nitakwigishiriza ahandi uzigira haleluya Esteri yarazi guhendahenda umwami avuye mu masengesho ni amasomo nagiye nandika ndaza kuyabasomera muraza kuyasomera mu rugo icyambere umugore w'umunyabwenge amenya igihe cyo gusaba ntabwo igihe cyose avuga ibyo ashaka areba muri wa mwanya mwiza cya gihe umugabo aje yishimye cya gihe umugabo amaze kurya haleluya cya gihe umugabo atuje nicyo gihe ukwiye kubwirira umugabo icyo ukeneye haleluya muzabisoma muri Esteri ibice 5 umurongo wa 7 nicyo gihe umwami ngo yamwitegereje kandi mbibutse ko amasengesho aduha igikundiro umumama uraha umaze igihe ubwirwa ijambo ribi kankurahira Imana nsenga nkurahira Imana nkorera
uyu munsi birahinduka. Uyu munsi arakubwira I love you. Uyu munsi arakubwira sweetheart. Uyu munsi arakubwira honey, kubera ko waje imbere y'Imana ihindura ibintu. Imana igiye kuguha igikundiro, Imana igiye kuguha ubwiza imbere y'umutware wawe. Umwami yaramwitegereje ngo abona yabaye mwiza cyane. Tiyo wabaye ikibaju, urasa neza. Nibibaho ntari gihe usanga umudamu wawe byahindutse. Bagabo muri hano ndabeshya, mutubwire, ntari gihe ubona umudamu byahindutse ko nabaye mwiza, yabaye minyoni, yabaye wisize iki ko nasize ingutiya zihengamye none ndabona wabijyanije. Uwo ni wo mwanya wo gusabiramo noneho. Haleluya! Uwo ni wo mwanya wo kubwira umutwara ati yo niba ngutonnyeho nkaba nkugireho umugisha, wanyemerera nkagira icyo mvuga. Ati yo mbwira. Haleluya! Icyo gihe cyiza Esther amubwira ati niba nkugireho umugisha nkaba ngutonnyeho, nyemerera nkurarike, nyemerera ngutegurire inkera. Ati rwose niba ari n'igihugu rwose ntago. Abagabo rero baranezerwa n'abana beza, baranezerwa pe, baranezerwa. Mugore uraha umenye gutonesha umutware wawe, azaguha n'ibyo yari yaraguhishe, azakubwira konti yafunguye utaruzi, numugusha neza. Kababwire bamama buraha muri abanyamugisha, kambabwire iki kintu. Rimwe umugabo wigeze gutaha, nagize ibyago nkora divorce ariko ntago byanturutseho, tukiri kumwe. Haleluya! Ndashaka kubamenera iri banga, iri kosa wowe ntuzarikore. Atashye kandi murabona ko nta maherena nigeze nambara, yatahanye uduherena mu mufuka tw'umuntu bari kumwe. Sinamenye niba ari umukobwa niba ari umudamu. Mu gitondo ngiye gufura ntusangamo, ndadufata ndushyira ku meza mu cyumba. Agiye kugenda ku kazi nabwo no kutuduherena dusubize umuntu watwambuye. Ababizi ko nge nta maherena mfite. Yaba ari we wari kubigenza ute? Guhita ushusha amavuta. Guhita ugira ute? Gushyushya amazi. Ikindi gihe mpamagarwa n'umukobwa bari bararanye. Nari maze igihe ntamubona, arampamagara ambwira ati mva we dutesha umutwe. Ubwo nari nahamagaye umugabo maze se urataha ryari, uri amahoro? Uwo muntu aba ari we witaba phone ati mva turakwiyamye, uri kuduteza stress rwose. Ndavuga niyo I'm very sorry. Ngo rero ngo tuzi. Noneho kumbi umugabo we hashize akanya arambwira ati yikubeshyera ati ndimo ndaza. Ati ndimo ndaza, ati ndi kuri moto. Bafite system yo guhwa muri phone ngo ni umuyaga wa moto. Wa mukobwa arongera arayegura, arakubeshya kumwe mu gitanda, ahita yifotora ifoto arayinyoherereza. Uzi indirimbo nahise ndirimba, Gubw'umwami Yesu ankunda ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro, naniho napfa ziko nkundwa n'Uwiteka. Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Haleluya, haleluya. Nuzura Umwuka Wera, Imana irambwira ngo humura, humura, zakugirira neza. haleluya. Amaso yabo bakiriho, zanyuza kugira neza kwanjye imbere yabo, bazamenya ko ari jye baguha
ndakomeje ndi Uwiteka. Haleluya. Mana ishimwe. Iyo wabanye n'Imana uri umubyeyi wasenze Imana ntabwo ubona ibyago ngo uhite uzinga hoya ubanza gukumva amakuru y'ijuru kavuga uti nkumbuye kumva amakuru y'ijuru Ayo. kure ahatagera ibyago nkeneye kumva amakuru y'ijuru. Haleluya. Haleluya. Turabona ukuntu bandeba bati mbega wowe tese igipindu duteye njye sinabishobora. Wabishobora kubwo gushobozwa na Kristo. Iyo uri muri Kristo gushoboza ibyo abandi bananiwe. Hano hari abamama bapfakaye bakiri bato kuba bageze ahangaha ni Kristo wabafashe. Yesu arafata yarangiza akankomeza. Kubaha Imana uri umumama uri umukobwa bijya bizana impinduka z'ubuzima. Use murabona asa nabi meze neza kandi cyane meze neza wongereho ngo cyane cyane si ibigaragara umutima wanjye mfitemo amahoro ntabwo ari ibigaragara ibi mureba ntacyo bivuze indani moyoni mfite amahoro ndasinzira nkizigura nkarya nkoga nkajya muri dushe nkatera haleluya abaturage bari bazisiye umuntu bahora muri morale nkatera haleluya havuga nta Yesu we yo haleluya. Yesu yari muri wowe aguha umunezero. Uyu munezero ugiye gutuma urugo rwawe rwari rumaze guhengama Imana yongera kuruhagarika neza. Esteri arahakwa amenya ibanga ryo gusenga, amenya igihe cyo gusabiramo, amenya igihe cyo kubwira umwami icyo ashaka. Ukeneye kumenya igihe cyo gusabira umutware wawe, igihe cyo kumubwira ibyifuzo n'igihe cyo guceceka. Halo ko muhisemo waya ngo muhumure murahari muri kumwe natwe anyirukana yanyirukanye mwite ndi hafi kubyara mwite inda y'amezi 9 mushu mama wasenga umuntu wabanye n'Imana umama wasenze ntasakuza ntagira ate asakuza ntago yiha abaturanyi ntago avuga ibintu byose byamubayeho iwabo ngo uhite uhamagara mama wawe niba ukimufite mama urabona ngo umugabo ngo none arabatwirije arabaturaje Yesu niba uba wajya gukora ibyo bintu stop ntago uro guhamagara bene wanyu kubwibazo by'iwawe oya abantu abamama basenze bagira ibanga ry'ingo zabo ugahishira amafuti y'umugabo wawe ukayatwikira ukayamira akaba amafuti yawe ukayasabira Imana imbabazi ukamenya kumutambira ibitambo by'imbabazi ukamutangira amaturo ngewe n'umwana wanjye nizi sanda cyamutangira amaturo kandi ari umukozi wa leta kuko namenye ibanga ryo kuba imbere y'Imana nkahenda Imana nkatanga n'ituro. Uza ahantu yasize Kimisagara hano ku ese narengije amasaha ko muri kundeba gucyo protokole zirarero wagira ngo nabajepe ubona neza urabye n'abandi baguterura. Haleluya. Yango ni special force kabisa. Training yanyu iri very serious. Kandi c'est bon. Hallelujah. Imana ishimwe. Noneho akokoreka nkasige zakababwira. Ako mukunda inkuru basi.
haleluya. Twimutse mu gipangu bazi ko twimukanye, akajya ambwira none se babanze mu modoka ibyawe cyangwa ibyanjye. Kandi turi kwitana sheri, turi kwitana nde, kandi njye nabivugaga bimvuye mu mutima nta buryarya, kuko Satani arasenya ariko Imana ikubaka. Haleluya. Satani arasenya, Imana ikagira ite, ikubaka. Yahantaye nwite, inda yananiwe kuvuka, ibintu narabyibye ibirenge n'iminwa, ariko Yesu akajya avugana nanjye, humura mwana wanjye, zakugirira neza, zakugirira neza. Imana ikambwira ati nzakugirira neza. Ndabyibuka, ntabwo ushobora kuzibagirwa iki kintu. Nagize umubabaro uwo munsi. Tugeze Kimisagara kuri sitasiyo, tugeze Kimisagara kuri sitasiyo, niba muhazi sitasiyo ya Kimisagara uzamutse usa n'ugana Katabaro. Merci. Imana iguhe umugisha. Yagendaga ambaza tugusigaye, turagusigaye. Kutavuga ahantu tugusiga. Ndamubwira ntabwo ndahamenya kuko ntaho nari mfite. Nari mfite amafaranga ngiye kwishyura imodoka. Twari twateranyirije imodoka igomba kutwimura. We yari yakodesheje, ariko njye ntafite ahantu ngiye, kandi ntafite kubwira family yanjye ngo mfite ikibazo, ngomba guceceka. Tugeze aho numva ijwi rirambwiye ngo nibazamuke. Babwira nimuzamuka. Basize ahantu hari inzu y'abahamya ba Yehova, hariya hirya gato, hariya ku isoko rya Kimisagara. Ibintu byose bajugunya hasi, mayibobo zose zivuye mu isoko Kimisagara, izo zantahiye isoko, zikajya zimbaza mabuja, turi mu kirashye, icyo afite nkamubwira ntikijyane, nkamubwira nticyo ufite gikomezanye, icyo ufite komezanya nacyo. Batwaye ibintu ntazi umubare, ariko ndihangana. Kandi ibyo byose byambayeho nkorera Imana. Murihangana, nabyo biba bikenewe. Byambayeho ndi umuhanuzi, byambayeho nubaha Imana. Mu buzima bwanjye ntabwo nzi ibyaha by'ubusambanyi. Mu buzima bwanjye ntabwo nitangira ubuhamya, ahubwo ndabizi neza ko Kristo abizi. Naragerageje gukiranuka, ariko hari igihe Imana yemera kugucisha mu ishuri. Naje guhumuriza abana b'abakobwa bagize ibibazo, naje guhumuriza abamama babona mu rugo byanze, naje kubwira abamama byanze bikananga burundu, nje kukubwira ngo Yesu arahari. Yesu arahari kongera kuzubaka, Yesu arahari kongera kukurema bundi bushya, Yesu arahari kugukomeza, Yesu arahari kuguhanagura amarira, Yesu arahari kukubera byose. Nabaye nk'umusazi,
ndwara iserera aho hantu, byari 12:00. Numva ngiye gusara, Imana irambwira ngo nzakugirira neza. Imana irambwira ngo nzakwibagiza umuboro wose waciyemo, nzakugirira neza. Haleluya. Ngiye gusoza muhumure. Haleluya. Haleluya. Ndashaka ko nawe ukira iki gikomere. Esteri nawe yari afite icyo gikomere cy'umuryango wabo, cya bene wabo. Nawe ubwe avuga ati uyu mwami ntabwo azi ko ndi umuyuda, ndahera he mubwira ko ndi umwamikazi w'umuyuda bitemewe. Haleluya. Hari igihe utinya kuvuga hahise hawe, ariko jya uhavuga niko gukira. Jya uvuga hahise hawe, nicyo Imana igiye guhagurukiramo, iguhindura umudamu udasanzwe. Ugiye kuba umudamu ubwiriza abandi badamu, wamara ibikomere by'abandi badamu, wamara ibikomere by'abandi bakobwa. Ugiye kuba udasanzwe kubwa hahise hawe, niwe Imana igiye guhagararaho. Esteri yahagaze neza kubwo kumenya ibanga ryo gusenga, kubwo kumenya ibanga ryo guhendahenda Imana. Rusi dusoma muri Bibiliya yikomeje kuri nyirabukwe, kuko yari yaramubonyemo Imana, yari yaramubonyemo umuco mwiza. Birangira mu buzima bwo guhumba, Imana ihakuye ishimwe ry'ubuzima bwe bwose. Haleluya. Umudamu wasenze atandukanye n'utarasenze. Amateka yanjye yarahindutse. Nimbibabwira ntabwo ari morale, Imana yahinduye ubuzima bwanjye. Najyaga ngira ipfunwe nkavuga ubu ndinde, ndafata Bibiliya kubwiriza nkande. Rimwe Imana yigeze kuntuma ahantu ngenda, uwo mwana nta mwana muzima wavuyemo, yari yarampfiriye mu nda kera, yaraboze. Nafite umuntu njyana kwa muganga, nafite amafaranga njyana kwa muganga, nafite mituwere ndishorera, mbwira muganga ni kora ibyo ushaka, uyu n'ubundi bizararangiye. Imana irantabara, irambwira ngo nzagukiza. Mba muzima, ndi muzima kuko nabonye Kristo, ndi muzima kuko nabaye ku karago ngasenga, ndi muzima kuko namenye ibanga ryo guhendahenda Imana. Iyo uri umumama, uri umukobwa wamenye gusenga, ntabwo wiyandarika hanze. Ntabwo uyu munsi mpagaze nshinjwa gusenya urugo rw'umugore. Soreje kuri iki kintu, ntazagira umugabo ukubeshya ngo arakugurira imodoka, ngo araguha inzu, uzaba uciriritse cyane. Nta na rimwe nigeze nifuza gusenya urugo, kuko nzi umubabaro wo gucibwa inyuma. Nawe ntuzabikore. Uri umukobwa, uri umufiyemeri se, cyangwa se uri umudamu, bimeze uko byaba biri kose, uzarwana intambara nziza yo kwizera. Imana izakugirira neza. Ntuzigere na rimwe wifuza guhazwa n'ibivuye ku meza. Haleluya. Iyo umugabo w'undi mugore, uzasenga Imana iguha uwawe, ntuzakora iryo kosa, ntuzagire na rimwe Imana igucira urubanza ko hari urugo wasenye. Mumenye ibanga ryo guhendahenda Imana. Imana izaguha imodoka ifite ubuhamya, Imana izakubakira urugo rufite ubuhamya, apana urugo rw'umugabo w'undi mugore. Tugiye gusenga. Ninjiye mu buhamya kuruta uko
nabwiriza ijambo. Esiteri yahakiwe abayuda. Twasomye mu bice 9 havuze ngo nicyo gihe abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Ibyari byarakugizeho ububasha bigiye kukurekura, kubwo kuba imbere y'Imana, kubwo kwihangana, kubwo kwera imbuto z'abihannye by'ukuri. Esiteri yabereye maso abiwabo. Babikoze mu buryo bwo gusenga, bahendahenda Imana, bituma icyemezo umwami yari yafashe yivuguruza. Impapuro zo kubica zihinduzwa izindi. Haleluya! Amatangazo yari ari ku buzima bwawe Imana irayahinduye. Ibyo bakubonagamo uyu munsi Imana irabihinduye. Ababonaga kutazongera kugira urugo rwiza, Imana igiye kurwubaka rukomere. Imana iragupromotize. Imana ikoza amakwe. Nabonye hano haba ubukwe. Bushumba agiye gushingira, ariko agiye gushingira abakobwa bamenye ibanga ryo kuba imbere y'Imana. Bamenye guhendahenda Imana. Imana ibahereza umugisha. Katwakira umushumba dusengere. Tuzakomeza iminota ye nayiriye kugira ngo akomeze anadusengere. Nibiba ngombwa mukaba mwabishimye zagaruka dukomeze ubuhamya. Haleluya! Zagaruka babwire hanyuma iby'Imana yakoze, babwire aho igejeje ikora ibintu byiza kandi byiza 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 byiza. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Twakiriye umushumba. Dukomere Imana mu ijuru amashyi menshi. Mutunga ikiganza mukozi w'Imana, tuvuge ngo Imana imuhe umugisha. Imbaraga n'amavuta n'umwuka wera udasanzwe na kashi izagure mu izina rya Yesu. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashyi tumaze kumva. Hanyuma yatwigishije ibintu byinshi kandi turamushimiye. Azagaruke? 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 Niba azagaruka amaguruke dutere harero dushimira Imana. Olive, kuwa gatatu urumva ko ugomba kugaruka. Kuwa kangahe? Kuwa kangahe? Ugenda utumire nk'abantu 4 ubabwire ngo kuwa gatatu dufite umubyeyi arimo aratwigisha ijambo ry'Imana rikomeye kandi rihindura ubuzima bwacu. Reka dushimire Imana kubwira ijambo kugira ngo umuyobozi wa gahunda akomeze. Data mu izina rya Yesu twongeye kugushima kuri Imana ikomeye kandi hambaye. Ijambo ryawe tumaze uduha ishurirwa yo gutangiza aya masengesho y'aba babyeyi n'abakobwa. Watubwiye ko Satani yiroshe mu isi, afite misiyo yo gusenya ingo zubatse, afite misiyo yo kudindiza abakobwa kugira ngo batubaka. Ariko uratubwira ngo mu gihe tuzajya dusenga dutakambira izina ryawe, uzajya wuruka ukora ibitangaza bikomeye. Reka kuva aka kanya ijambo ryawe rihindure benshi kandi ribigishe kubaha abatware babo, kubaha abafiyanse babo, ndetse no kubaha Uwiteka waremye ijuru n'isi. Urakoze Mwami ko wumvishe ubusabe bwacu. Dusabye Imana Data mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Amen.